turashaka urubyiruko ntabwo dushaka abantu bakuru sibyo ari nayo mpamvu umuntu wese utambuka hano imbere agerageza b'urubyiruko sibyo Gukunda nibuta nabisubimenye ntuzigere umubabaza kuko ni wowe wenyine yizeye umuntu umwe yarandeje aratangara mubwiye ko nkwiye gushimira Imana nyuma y'uko muye n'ibigeragezo nibaza niba mfite ubwenge nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigera murakoze cyane ariko uba yuko ubona gutya yewe ubwayo jewe niyo mu karima ngiye uzaguciye mu nabwo ko nani ibiryo washyize koko ibiryo uzi ko tugiye kuburara ubusubuko bwo basi kuba abana barabaho amadolari reka mve amafaranga ubu byose ntabwo wayanywereye wayamaze wajya kumva murakoze cyane rwose rwari urugero kandi murabona ko n'ibyo ufite byose ushobora kubikoresha ukeneye amereza ibyanjye 500 twavuganye ijana wari kujya gushaka bijana so urandeba ugasanga ijana naryo nshaka ayo twavuganye ngiye kuguha nuko nasanze isukusa neza ntabwo twavuganye ijana wari kubimbwira nkabikosora hagati mwese ni kwigisha akazi okay ibyo byose urabona ko bagerageza icyo bashakagamo wakibonye nyine waruhaze uri bwakitinge gute nyuma yuko ayo mafaranga ijana atashaka kandi nawe utari bumaye amafaranga biragenda gute murakomeza mutongane numva nabigenza se ni oya twe dushaka ko bitwereka cyangwa si n'undi bacyahangana ntabwo wavuga ngo warakomeje kuko nyine ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye gukina filime like iyo unyikoraho nose njye gucyo utayikoraho oya nimba mukunda siporo hari nani mabanga use ari business z'akazi ukazijyamo ugasanga urakisha rwari urugero ubwo mu gihe gusa ibindi byo nabuze nta kibazo gusa ukeneye gutinyuka ndabizi nyine ndabibona ntabwo biga ntabwo amatara arajimije ari mu gusa ko byaranga Ligante iwacu akagira amarangamutima aya abiri hari ukuba ashobora kuba yababara arimo ayibona ukurikiyeho nawe yaje ibanga basigaye ni banga mu bari kurebe ninga impano zabo zibashe kugaragara nibura nabo babe babona platform nta kintu na kimwe nukuvuga ngo ni free of charge so rero ndumva ibyo ari byose twanamukomera amashyi
dukomeza rero hari abandi bari basigaye hari umuntu utari waza kujya nkuko nabivuze na mbere we waje hano imbere ariko nawe hari abakuje imbere ubu ubwawe buryo ushobora kwijajira ukavuga ngo aya manota inkurikije abandi bantu baciye imbere ushobora kuba bafite aya manota anyways ariko natwe turi aha ngaha wenda nk'aba judges nitwe turi bubahe resulta so rero turabashimiye cyane ariko tutari twajya ngaho biju ukurikije impano twakiriye uyu munsi urabona ni ibintu wabonye gute ni ibintu abanyempano babashije kuduca imbere bose wababonye gute bitwaye neza se babashije gukora ibyo basabwaga donc gira aga highlight akantu gatoya ndashimira mbere na mbere mwikomera amashyi ikindi kintu navuga ni uko muri abahanga kandi mwese murashoboye ibi bintu nimubyubaha mukabiha agaciro n'uburemere nk'uko njye mbifata imbere yanjye bizabageza kure kandi bizabagira abantu bakomeye bibahindurira amazina b'abantu bakomeye ejo usange hari umuntu uvuga ngo ndashaka kuba nk'umuntu ariko byose itangira ni iri ngiri kandi ndanashimira cyane kuko wateguye ikindi gikorwa yarabatekerereje kandi nzi neza ko nzi neza ko mutazicuza uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ahubwo nabifuriza ko mwese wazaba urwibutso ku buzima bwanyu ku bazaza banyu wese akavuga ngo hari itariki nagiye Kabuye njya muri casting nkoresha umwanya wanjye hari ibintu byinshi mwigomwe hari byinshi nagombye kuba mwakoze ariko mwabyirengagije muravuga ngo reka tujye kureba ko impano zacu hari aho ejo zatugeza kereka nimba hari umuntu muri mwebwe waje wenda byo kurangiza umuhango cyangwa se byo kuvuga ngo ni ukurelaxinga ntekereza ko mwese mwaje hano muvuga uti turashaka kuzaba abantu bakomeye kandi uramutse no kubikora utari guteganya ko byakubyarira umusaruro nta kibazo gukora rero ngewe nabakunze muri abahanga murashoboye kandi ibyo byizere mwifitiye mu bikomeze imbere ni heza kandi nzi ko igisigaye tuzabibagezaho icyo kintu nagizera so rero turafata akanya gatoya kuko dukeneye kugira ngo tulistinge buri muntu wese dukurikije uko twamubonye dukurikije impano yagaragaje dukurikije ibyo yaduhaye kuko niba ari byo twari dukeneye siko bimeze muraduha iminota mikeya rero ariko icyo navuga cyo nk'icyizere nabasigira ku muntu wese waje icya mbere cyo buri impano iyo ufite impano ntugire disipurine impano gupfana iki ubusa gupfana ubusa muzayibona kenshi yaba mu bahanzi yaba no muri indasitiri zigiye zitandukanye umuntu ashobora kuba afite impano ariko nta disipurine uzahita umubona yazimye mu buryo bworoshye siko bimeze so rero ndabashimiye cyane kuba waje byonyine kuba wafashe iyo inisiyative ukaza ukagera hano ni kimwe mu bigaragaza yuko ufite ubushake bwo kugira ngo impano yawe igaragare